Imana ishimwe cyane. Yego. Twongeye gushimira Imana ise umwami wacu Yesu Kristo, akaba ari na data, ko aduhaye uburyo bwo kongera kugeza abaha abantu ijambo ry'Imana cyangwa se ijambo ry'ubutumwa bwiza bubatura abantu bava mu bubata bagasanga umukiza, abantu bakava mu bubata bw'amategeko bategetswe rimwe na rimwe n'abantu bibwira ko Imana igishaka habana amategeko, ariko niyo mpamvu tuba tuje hano kugira ngo noneho tubwire abantu icyababatura n'ubwo bubata, nta kindi kibatura keretse ijambo ry'ubutumwa bwiza. Amen. Rero ngewe tuganira nitwa Kagimbure Eric, nkaba ndi umukiranutsi, nkaba ndi uwera imbere y'Imana, ariko werejwe muri Kristo Yesu. Namenye icyo Kristo yakoze, menya ko burya icyamuvanye mu isi mu ijuru akaza hano mu isi ari ukugira ngo afate ubunyacyaha bwanjye abwibareho, ariko nawe ambareho kwera kwe. Niyo mpamvu ndi umwera, umuziranenge. Amen. Nawe wakwibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Nanjye amazina y'inaha nitwa Musabyimana Yosefu Mugisha. Nanjye ndi umukiranutsi. Narakijijwe, ndi uwera, ndi umuziranenge, ndi umutaga mu maso y'Imana. Ndetse uko gukiranuka mfite gutandukanye nuko nibwiraga, mfite ugukiranuka nkura ku Mana ariko mbihawe muri Kristo Yesu. Amen. Nibyo byiringiro ngendana, ibyo byampesheje ijuru, ndetse mu by'ukuri ibyo ntabwo mbishidikanyaho. Imana ihimbazwe. Amen, amen. Mugi Imana ishimwe. Imana ihimbazwe ko iduhaye ubu buryo. Yego. Ni igihe cyo kubwira abantu uburyo babona ubutungane, ariko ubutungane budashingiye ku mategeko. Yego. Numvaga topic twayigire se amategeko amaziki. Yego. Ese umumaro w'amategeko ni uwuhe? Yego. Kubera ko hari abantu bihananitse ku mategeko, bagira ngo niho hari ubutungane cyangwa niho bacungiye ubutungane. Yego. Ariko amategeko arabagaragura. Yego. Ariko twarigira ngo tunyise umumaro w'amategeko ni uwuhe? Yego. Yego. Mu by'ukuri abantu bave mu ruja, umuntu atabacungiye ubutungane buzamuhesha kujya mu ijuru, abucungiye ku mategeko. Ariko kubera kutamenya umumaro w'amategeko. Yego. Nagiraga ngo utanga umucyo. Yego. Ndetse bigendane n'ijambo ry'Imana. Yego. Kugira ngo abantu nyine batagira ngo ni amagambo yacu. Yego. Yego. Amategeko, hari amategeko ubundi Imana yatanze, ariko hari n'andi mategeko umuntu ajya yishyiriraho yamaze kugera mu idini. Hari n'andi we yitegurira ndetse akumva ko nayo Imana yazayamwemereramo. Ariko mu by'ukuri umumaro w'amategeko, Imana itanga amategeko, yatanze amategeko gusa kugira ngo abantu bamenye ko badashoboye gukiranuka binyuze mu mategeko. Uti? Imana yatanze amategeko kugira ngo abantu bamenye gusa ko batashobora gukiranuka binyuze mu mategeko. Ni ikintu giteye ubwo uyu muntu acyumvishije. Yego. Kuko hari ahanditse ngo n'akadomo. Yego. Ntikazavaho. Yego. Ngaho kugira ngo kaveho. Yego. Isi n'ijuru byavaho. Isi n'ijuru byavaho. Ariko none uravuze uti noneho. Yego. Kugira ngo umuntu abone ubutungane. Yego. Ntabwo bishingira ku mategeko. Ntabwo bishingira ku mategeko. Iki Imana yatangiye ntabwo kwari kugira ngo abantu babibahirize. Yego. Kwari kugira ngo twabisoma hano ijambo ry'Imana bisomye mu rwandiko Paul yandikiye Abaroma, igice cyaho cya 3 umurongo wa 19. Hari ijambo rivuga ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. No kuvuga ngo icyo amategeko Imana yatangiye, ijambo ry'Imana ravuze ngo tuzi ko ibyo amategeko avuga abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe gaceceke imbere y'Imana, kandi n'abari mu isi bose
batsindwe n'urubanza imbere y'Imana. No kuvuga ngo Yesu yigeze abwira abigishwa be, arababwira ngo mwumvishe bavuga mu mategeko ngo ntugasambane, ariko nge ndababwira ko n'urebye umugore akamwifuza nawe aba ari umusambanyi. Ubwo rero akanwa kose kagombaga kuzibwa mu buhe buryo? Hari igihe umuntu yiringira ko amategeko ayubahiriza ariko ashingiye ko atasambanye, ariko noneho itegeko rikaza rivuga ngo n'urebye umugore akamwifuza nawe abasambanye. Ubwo hari uwasambanye wabishyize mu bikorwa, ariko ubwo hari n'utabishyize mu bikorwa ariko wabitekereje. Ubwo bivuze ngo ntakwiye gutekereza ko yabaye intungane binyuze mu mategeko, ngo ndetse atekereze ko hari icyo arusha uwo nguwo utabishyize mu bikorwa. Akanwa rero kagomba kuzibwa. Icyo afite yakoze n'icyemeza idini no kwemeza abantu, ariko ku Mana ho icyo agenewe ni ukurimbuka nta kindi. Yego, ndabyumvishije. Ntabwo Imana umumaro w'amategeko ari uwo kugira ngo abantu bayubahirize, yego, ahubwo kwari ukugira ngo abantu baceceke, yego, imbere y'Imana, yego, abantu bose baba abanyabyaha, yego, imbere y'Imana birebeye mu mategeko, yego, yego, kuko nta muntu ushobora kuba intungane, yego, abikesha amategeko. Yego muvandimwe, nanjye hari ikindi cyanditswe, yego, kuko ibyo tuvuga biba byanditse muri Bibiliya, yego, ntabwo ari ibintu twihangaho, yego, ahubwo ijambo ry'Imana niryo ribigaragaza. Yego, n'urwandiko aho nimwe yandikiye Abagalatiya, yego, mu bice bitatu, yego, ndahera nko ku murongo wa 10, yego, umurongo wa 10, Abagalatiya ibice bitatu, duhereye ku murongo wa 10. Uwo mutwe w'amagambo usomye haruguru ngo amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Yego, umurongo wa 10, abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Yego, umurongo wa 11, biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka abeshwaho no kwizera. Yego, 12, nyamara amategeko ntagira icyo ahuriyeho no kwizera, ariko rero uyakomeza azabeshwaho nayo. 13, nushaka gusoreza, Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Yego, ngahindutse ikivume ku bwacu. yego, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Amategeko ahindutse ikivume. Yo, biragaragara ko nta muntu n'umwe ku isi utsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Yego, ndetse baravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni bivume. Yego, donc ubwo biravuze ngo ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko, abantu badutega amatwi babyumve, hariho igihe umuntu yishyiriraho ko we azahinduka intungane binyuze mu mategeko. Yego, kandi ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko, ijambo ry'Imana riravuze ngo byose byakabaye biri kubahirizwa. Yego, none kuko bitubahirijwe, dore ko n'ubundi amategeko atarashyizweho kugira ngo yubahirizwe, yarashyizweho kugira ngo agaragarize umuntu gusa ko ari umunyabyaha. Yego, none ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume. ariko ukiraho, Yego, kuko yego, iyo wirebeye mu mategeko, yego, usanga uri umunyabyaha. Yego, yego muvandimwe, byanditswe baravuga ngo naho yayagera yayubahiriza yose. Yego, ngarika agasitara kuri rimwe, yego, aba yishe yose. ubwo iyo umuntu yereye mu mategeko ahora ari umunyabyaha, ahora ari ikivume. Yego, ahora ari ikivume imbere y'Imana. Yego, kuko ku murongo wa 13 ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo
ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Yego. Amategeko atera umuvumo. Yego. Kuko ahora atsinda umuntu. Yego. Iyo wegeranyije n'amategeko uratsindwa cyane. Yego. Imana rero ubundi niyo yonyine yubahiriza amategeko. Yego. Ariko umuntu ntashobora kubahiriza amategeko. Niyo mpamvu umuntu rero mu mategeko ahora ari kivume. Haruguru atubwiye ngo ni umushorera ahubwo utugeza kuri Kristo. Unyibukije za nkuru, hari babandi abatambye hari bafashe umugore asambana ngo bamushyira Kristo. Yego. Kugira ngo bamugerageze. Yego. Ariko ngo baramushorera. Uzi ikintu baramushoreje? Bari bamushoreje amategeko. Kuko yari yasamba. Yego. Banamufashe. N'amategeko avuga ko wafatwa. Amategeko yari amutwaye agiye kumwica ubundi. Yego. Yari yabaye kivume. Yego. Bari bagiye bafite n'amabuye. Bagiye kumutera amabuye kuko yari yishe yose amategeko. Unyibukije muvandimwe abari bamujyanye kandi ngo bari abatambye. Ubwo yarajyanywe n'abapasiteri, yarajyanywe n'abahagarariye idini. Ariko nashimye kuno bamushora ari amategeko yamushoreye akamugeza kuri Kristo. Yego. Yego. Ariko we disa kemera ko yatsinzwe. Yego. Babandi nabo kubera ko nuwasitaye kuri rimwe abayishe yose. Yego. Ngo Yesu aravuga ati ngaho utarakoze icyaha. Yego. Nabanza ari muteri ngo yirunamira yiyandikira hasi. Bose amategeko arabatsinda. Unyibukije ngo ibyaha bibacumita mu mitima. Ni itegeko bari kugonga. Yego. Mbese twashaka kuvuga ko ntabwo amategeko ahesha umuntu agakiza. Yego. Ntabwo Imana yashyiriho amategeko kugira ngo abantu bayarongeremo agakiza. Ahubwo Imana yashyizeho amategeko kugira ngo ananire abantu. Imana ari bizi neza kazananira abantu. Yego. Ntabwo Imana yatanze kugira ngo abantu bayashobore. Yego. N'abantu rwose bayihananikaho nimutuze, nimurekeraho. Nawe urabizi neza ko yakunaniye. N'iki Imana yatangiye so kugira ngo uyashobore. Yego. Ahubwo iyo uri kuyagerageza kugira ngo uyaboneremo ubutungane. Yego. Uburi ikivume. Uburi ikivume. Ndetse kandi nta nubwo ubikivume kuko watangiye kuyubahiriza. Ubundi wabaye ikivume kuva igihe icyaha cyakorwaga mu ivuko muri Adamu. Yego. Abantu amategeko nibayaveho. Yego. Ahubwo bamenye icyo yari amaze, yari umushorera. Biba bisaba ngo wemere agushorere, wemere gutsindwa nayo, wemere ko yakunaniye, wemere ko burya nta muntu ku isi washobora amategeko, nibwo azagushorera agiye kukurimbura. Yego. Yego. Akujyanye kugira ngo uterwe amabuye. Yego. Akujyanye kugira ngo uhanwe. Yego. Iyo yemereye akakujyana aguhingura kuri Kristo. Muvandimwe ahubwo unyibukije n'ikindi. Abantu bacungiye ijuru mu mategeko. Ijambo ry'Imana rivuga ko imbaraga z'ibyaha ari amategeko. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ahubwo urusheho kugaragara nk'umunyabyaha ni uko ukomeza kwiringirira ijuru mu mategeko. Ukomeza kwiringirira ijuru mu mategeko, ngo uko ukomeza kwiringirira ijuru aho ngaho niko ukomeza kwamburwa ubusa mu maso y'Imana. Yego. Rero muvandimwe Mugisha. Yego muvandimwe. Urumva agakiza mu mategeko nta karimo. Ntibishoboka. Nta karimo, ahubwo abantu bakwiye kumenya noneho ahantu babonera agakiza. Yego. Ese ko amategeko kabuzemo ni hehe umuntu yabonera agakiza? Yego. Amategeko kabuzemwo. Kuko kandi abantu bakabuzemo kandi rwose karabuze. Twagiraga ngo nugerageza rekeraho rwose, ahubwo amanike amaboko. Ariko muvandimwe nkuko nyine twakomeje kugenda tubivuga, mu mategeko nyine nta gakiza, ariko ahubwo yari umushorera wo kutugeza kuri Kristo.
ndetse muvandimwe naje gusanga umushorera iyo akugejeje aho yakujyanaga umurimo urangirira aho ngaho. Amategeko n'umushinjacyaha. Amategeko n'umushinjacyaha. No mu buryo busanzwe burya abashinjacyaha yego mu rukiko icyabo no gushinja gusa. Yego. Bagatanga n'ibimenyetso. Yego. Bavuga ati mucamanza uyu muntu tuzanye gushinja dore ikimenyimenyi arihana ariko dore byaramunaniye kubireka. Yego. Yego. Umucamanza nawe areba ibimenyetso burya byatanzwe n'umushinjacyaha. Yego. Umushinjacyaha rero iyo abonye uwashinjwaga yemeye ibyaha. Yego. Burya ubushinjacyaha buhita bwigendera bukajya gushaka abandi banyabyaha. Yego. Niyo mpamvu uvuze ngo imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ni ukuvuga ngo umushinjacyaha iyo uhakana arakujuririra no mu rwisumbuye mujyana, ariko iyo wemeye urubanza rurangirira aho ngaho agahita ajya gushaka abandi. Amen. Nyine abantu bayobewe uburyo babona ahubwo ubutungane n'uburyo bwo gukora n'ibyaha bakabikira. Yego. Yego. Impamvu abantu bakora ibyaha cyane nuko bakunda gushaka kubahiriza amategeko. Yego. 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 Ariko bemereye amategeko akabatsinda bakamanika amaboko bakavuga ati ntidushoboye, abageza nyine abageza ku rubanza, abageza ku mucamanza akabacira urubakwiriye, ariko umushinjacyaha akigendera. Nari nkubabwiye rero ngo ubabwiye ni gute noneho mu mategeko niba katabonetse. Yego. Abantu barabonera agakiza. Mu magambo make twasoma iri jambo riri hano mu Baroma 18. Hari ijambo rivuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu, ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabisohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, acira ibyaha bya kamereho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe. Aho birahagije. Basobanurira. Aho birahagije. Wa muntu wari uriho yiringirira ko wenda azaba intungane binyuze mu mategeko, bishe kugaragara ko ijambo ry'Imana ryo riri kuvuga ngo noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo ngo ryambatuye itegeko ry'urupfu n'ibyaha, ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora. Kandi ubwo turebe impamvu amategeko yananiwe gukora, ngo nuko umuntu ari uwa kamere. Noneho kubera ko umuntu ari uwa kamere kandi akaba yaranduriye kamere mu ivuko, noneho rero biraboneka ko atakubahiriza amategeko. Ubwo muvandimwe ukwambwira gati noneho ni gute umuntu yakwakira agakiza, wa muntu wari ucungiye agakiza mu mategeko kandi bikagaragara ko tukabuzemo, noneho karaboneka. None ijambo ry'Imana rivuze ko noneho Kristo Yesu we yaje adafite noneho ya kamere, kuko kamere niyo iri butume aza kumvira amategeko, ariko ntabwo ari uri buze kuba kuyiyumvirira. Araza kuba yumviririra ngewe wabaye ikivume ku bwayo. Araza kuba ayumvirira ngewe wabuze ijuru ku bwayo, ngewe wayishanganitseho, ariko bikagaragara ko aho anyohereza ari mu muriro. Noneho Kristo rero ngo aza ayubahiriza amategeko, ariko ayubahiririzaga ngewe yananiye. Ubwo bese abantu bakurikiye, hari abadukurikiye barizeye, ariko hari n'abari kudukurikira batari bayizera ubutumwa bwiza, bakishanganitse ku mategeko, bacyumva ko bakiri mu mategeko ndetse ko bazayubahiriza akaba yabahisha kujya mu ijuru. Ariko bese Kristo yaducunguriye none kugira ngo tuze gukizwa wa muvumo w'amategeko. Niko twasomye mu ijambo ry'Imana ngo ahindutse ikivume ku bwacu. Ngo kuki Yesu ahindutse ikivume ku bwacu? Yaje yubahiriza amategeko yose 100%, ndetse atari we uyiyubahiririza, ayubahiririzaga mwene muntu yananiye twebwe. Noneho kugira ngo uko kuyubahiriza bize kutubarwaho. Bize kutubarwaho. Noneho ngo kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohorezwe muri twebwe.
ariko binyuze muri Kristo. Kuko Kristo ari we wayubahirije, noneho yamara kuyubahiriza ayatwubahiririza, ubwo butungane bwose Imana yashakaga noneho buza kuba ubwacu, kuko Kristo yari ayubahirije ariko ari twebwe ayubahirije. Noneho numvise ikintu gikomeye, Yego. ababuzaga kiza mu mategeko Yego, nuko bagashakiye aho kataba. urakoze cyane. Ubwo agakiza mu mategeko nta gahari, Yego. ahubwo agakiza kari muri Kristo. Urakoze cyane. Kari muri Kristo gute? Yego, Kari muri Kristo nko kubarwaho ubutungane bwa Kristo. Yego. We wubahirije amategeko wenyine ku isi, yego, yego, umwizeye akabarwaho ubwo butungane yatunganye mu mategeko, yego muvandimwe. akaba intungane gutyo. Kuko hano bavuze ngo nukora ngo bari muri Kristo Yesu, Amen. hateka Bazacirwaho. wumva ntago ari uri mu mategeko ni ikivume, Ni ikivume. ndetse azanakirwaho iteka Cyane. ariko uri muri Kristo Yesu. Amen, amen, amen. Impamvu ntateka nuko muri Kristo ariho honyine hubahirijwe amategeko Bigakunda. umwizeye abarwaho kubahiriza amategeko, Amen. nta na rimwe yubahirije, Yego, nk'uko Yesu nawe yabazweho kwica amategeko nta na rimwe yigeze yisha. Yego, none umwana ku murongo wa 2 yego, ngo kuko ngitegeko yego. ngo ry'umwuka w'ubugingo, Amen. itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yego, ngo ryakuyeho irindi tegeko ry'icyaha, n'urupfu. itegeko rikuraho irindi. Amen, amen. Ujye uzarebe iyo bashaka guhindura itegeko nta mategeko ahana ikintu kimwe abaho, bakuraho rimwe cyangwa ibindi bakaryongerera ububasha. Yego, Ariko mvira itegeko ngo rya Yesu, itegeko ry'umwuka w'ubugingo, amen, ni itegeko ryo kubaho iteka, amen. ryatubatuye itegeko rindi twavuka Yego, ryo kubahiriza amategeko, yego muvandimwe. itegeko ry'icyaha N'urupfu. umurongo urandyoheye. Amen. Ry'icyaha n'urupfu, Yego. ngo kugira ngo noneho ngo amategeko mu by'amategeko ananiwe Gukora. kubw'intege nke za kamere Yego, yacu yego. isohorezwe Muri twebwe. abantu nibo babyumva. Ni ukugira ngo bwa butungane bw'amategeko noneho kuko twamaze kwemera Yesu Kristo, Yego, tubarwe nk'abubahirije amategeko, amen. nta na rimwe twubahirije kubera ahubwo Kristo wubahirije Amategeko ubwacu. Muvandimwe, hari aho wavuze ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ngo ahindutse ikivume ku bwacu. Aha, ubwo ibivume byari twe, nitwe twari ibivume. Noneho Kristo amaze kubahiriza amategeko ubwo ahinduka ikivume. Ubwo amara guhinduka ikivume, ubwo twe twari ibivume tubaye intungane. Ubwo tubaye intungane tubiheshejwe na Kristo wahindutse ikivume ku bwacu. ngo havumwe ahubwo ngo umuntu umanitswe ku giti. nyine yagombaga kuba ikivume. Yego. Ndetse agahanwa urupfu rw'ibivume arirwo rwacu, kubera ko yabazweho kutubahiriza amategeko kwacu. Amen. Twebwe tubarwaho kubahiriza amategeko kwe. Amen, amen. Abantu ntibizere Yesu. Amen. Muve ku mategeko, ubwo amategeko azarimbuza abantu benshi. Yego. Rero dusoza, wabwira icyo abantu? Icyo nababwira muvandimwe, nuko abantu bakwiriye kuva muri ubwo buyobe. Kuko abantu bakwiriye kuva muri ubwo buyobe bw'amategeko, noneho bakiringira Yesu kuko ari we wubahirije amategeko kugira ngo bitubarweho. Ukomeje kuba muri ayo mategeko, uwo yaba yitwa uwo ari we wese, ni ukuri Imana yavuze ko ari ikivume binyuze mu ijambo ryayo. Ariko wowe udukurikiye, va muri ubwo bubata, ni ukuri uze winjire muri Kristo Yesu. Ko nuba muri Kristo Yesu nibwo utazacirwaho iteka, kuko ari we wadutunganiye muri byose kugira ngo natwe turagwe ubwo butungane bwiwe mu maso y'Imana. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Mwizere Yesu kandi mukore subscribe kugira ngo ibiganiro bizajya dushyiraho muzajye muhita mubibona, kugira ngo inshuti zacu, kuko ibiganiro tubikora buri munsi y'uburyo umuntu yajya mu ijuru ariko adashingiye ku mirimo ye. Yego. Umuntu wese wumva wajya mu ijuru bishingiye ku mirimo ye, buryo niko kubahiriza amategeko n'ibyo twababwiraga. Yego.
nawe uri kivume, Yego. ariko hari uburyo nanone wabarwaho umugisha, yego, wabarwaho umugisha nk'uw'Aburahamu nawe yabazweho, amen, umugisha wo kwizera Yesu ukaba intungane kubwe kuko nawe yabaye umunyabyaha kubwawe. Bye bye. amen.